Hello everyone, amazina ni Igiraneza Yves nk'ibisanzwe ndongera ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri channel ya The Professionals. Abantu bashyashya mwiyumvemo ikaze, abasangwa namwe nishimiye kongera kubana namwe. Imana iduhana umugisha. Uyu munsi ngiye kubahereza ikiganiro kiryoshye, ikiganiro cyiza, ikiganiro mwansabye muri benshi, ikiganiro kivuga ngo tips for professional follow up. So tugiye kurebera hamwe ibintu bitandukanye byagufasha gukora follow up iri professionnel cyangwa se gukurikirana umuntu wawe, either no mukiriya wawe mwaganiriye akubwira ko akeneye product zawe, ese umukurikirana gute kugeza igihe aguriye product? Ese nimba ari wa muntu ushaka gutangira business, ni gute wamukurikirana kuva igihe mwaganiriye kuri projet kugeza igihe azaba yaje gutangira project bya nyabyo? Iyo relationship mugiranamo hagati niyo twita follow up. So GoPro yaratubwiye ngo the fortune is in the follow up. Ibikorwa byose tugira bitandukanye byinjiza amafaranga muri network marketing, barabirebye byose barabivugaho, ariko bageze kuri follow up baravuga ngo the fortune is in the follow up, cyangwa se follow up niyo yigitangaza, niyo zingiro ry'ibintu byose. Ushobora kuba uri mwiza muri prospecting, ukaba mwiza muri invitation, muri inviting, ukaba mwiza muri presentation, ariko ibyo byose ukabona mwiza muri closing, ariko ibyo byose ngo nta kintu byakumarira uramutse utazi iyi skills cyangwa se buno bumenyi bwo gukurikirana umuntu wamaze kwigisha business kugeza igihe atangiriye business, cyangwa se bwo gukurikirana umukiriya mwaganiriye kuri produit kugeza igihe aje kugurira za product. So tugiye kurebera hamwe rero ni ibiki twagenderaho, ni zihe tips zibanze, ni zihe ngingo z'ingenzi ukeneye kumenya mu gukurikirana wa muntu wawe, either umukiriya cyangwa se umuguest, umuprospect kugeza igihe atangiriye cyangwa se kugeza igihe aguriye za product. So first of all, ingingo ya mbere ugomba kumenya kuri follow up ni ihame rivuga ku kintu cyitwa timing. Follow up igira ihame rivuga ngo ugomba kumenya ko umuprospect cyangwa se wa mushyitsi wawe ushaka kugura produit, icya mbere akeneye ko umuvugisha nibura hadaciyemo iminsi irenga 2. Ntago hagomba gucamo amasaha arenga 48. Rwanga itegeko riravuga ngo hagati y'amasaha 24 na 48 ugomba kuba wavuganye na wa muntu. Nibura nimba mwatandukanye, ese wongera muvugisha basi unamubaza ko yageze mu rugo amahoro. Ntago rega follow up buri gihe ari ukwishyuza umuntu gusa ati none se amafaranga wayabonye uzugure produit, ati none se amafaranga ntago araboneka ngo uzutangire business. Ntago follow up buri gihe ari ukwishyuza umuntu, ahubwo we no gukomeza iyo relationship ikabamo, mukagerageza nibura mugakomeza kuvugana, akagozi ntigacike. Ese nibura wibutse kumuvugisha nyuma yuko mwatandukanye, uramubaza nimba yageze mu rugo amahoro agasanga n'abandi bari amahoro. Wenda ikiganiro kibe cyatangirira aho ngaho, nawe akubwire nimba hari aho yabashije kuba yabona amafaranga azatangire, ariko nawe utaje buri gihe ikintu kiza imbere ari ukumwishyuza amafaranga nkaho ari ideni agufitiye. So icyambere rero ugomba kumekinga sure ko nta minsi 2 igomba gushira utavuganye n'umuntu, kabone n'ubwo wabamwigishije neza ukamuha closing neza. Ni abantu bake cyane bataha ngo bejo bazongere bibwirize baguhamagare bakubwire ngo amafaranga nayabonye, utigeze umuhamagara ngo mukorere follow up, ngakubwire ngo amafaranga nayabonye nshaka gutangira business, ngakubwire ngo amafaranga nayabonye nshaka kugura za produit, wowe utigeze wongera ngo ukore follow up. Biragoye cyane. Kugira ngo ubyumve neza nawe uri gukurikira kino kiganiro uze kubyibaza, wibaze ngo harya ngewe ntangira business banyigishije inshuro imwe mpita nishyura. Ese banyigishije inshuro imwe ndataha, ntihagira undi muntu nankuvugisha, ntihagira n'undi muntu nkurikirana, nge ndibwiriza ngewe ubwanjye, ndagaruka nyuma y'icyumweru ndavuga ati amafaranga nayabonye, nyuma y'ukwezi ndavuga ati amafaranga narayabonye nje gutangira. Cyangwa habayemo ikindi kintu cyitwa follow up, habayemo gukomeza kukuvugisha, gukomeza kukuganiriza. So rero nuza gusanga nawe harabayemo gukomeza kukuganiriza, ndabizi ko ushobora gusanga harimo abantu bahise binjira direct, wenda muzana bitwandikiye muri comment tubibone, harimo abandi abo bigishije rimwe bakahita binjira, ariko uraza gusanga ari bake cyane ugereranyije n'abantu binjira ari uko habanje kubaho iki kintu cyitwa follow up, akongera agakurikiranwa, akongera bakaba bamuvugisha, nibura hakabaho iki hari nabo bongera bagatumira inshuro nyinshi, turaza kubibonamo muri tipu zikurikiraho. Biragoye cyane ko watangira business ari uko bakwigishije uwo munsi ngo uhite uyitangire. Biranagoye yuko niyo waba utahise uyitangira na bijyanye n'ubushobozi, ariko biragoye ko wanibwiriza nyuma y'icyumweru cyangwa nyuma y'ukwezi ngo uzaze utangire hatabayemo umuntu wongera kugukurikirana. So icyo ni icyambere, icyitwa timing tugomba kubyitaho. Nta minsi igomba kurenga 2 utavugishije uyu muntu. Impamvu ugomba no kumuvugisha, hanze hari abantu baba bacanege benshi, ashobora kuba mwamaze kuganira ari positive, ariko yagera iwabo yabiganirizaho mukuru we bakahita bamuca intege, yabiganirizaho umubyeyi we akahita amuca intege, yabiganirizaho umushuti we akahita amuca intege.
Ariko numuvugisha bikiri muri ya minsi itarenze 2 hazaba hakiri amahirwe yuko ne wasanga yacitse intege ushobora kongera basi ukamwongeramo akandi kabaraga, kongera ukamwongeramo ikindi cyizere. Ariko nugenda ukiryamira ukazangera kumuvugisha haciyemo icyumweru haciyemo ukwezi, uzasanga byaramusibanganye mu mutwe ku buryo ushobora no kumuhamagara ahubwo akahita akupa telefone yawe cyangwa akahita nakuboroka akagushyira blacklist n'ibindi bitandukanye. So icyambere ni timing. Ikindi navuga kuri timing ni ukugerageza kubahiriza ibintu wavuganye n'umuntu. Muri iyi follow up hari nk'igihe wabwiye umuntu tuwenda ejo saa 8 nzaguhamagara, umbwira uko bimeze, umbwira nimba batangiye kubona ubushobozi bwo kuba waza gutangira business, umbwire se nimba nzaguhamagara se wenda nkuhereza aka video k'umuntu wakize indwara, nimba wabonye ari umuntu ukeneye product kandi akeneye ako ka video nga wenda agira ikizere kirushijeho, nimba wamubwiye ko ejo saa 8 uzamuha ako ka video. Timing nyine, gerageza ube wa muntu wubahiriza igihe. Izo saha koko ku munsi wamubwiye uzakamugezeho ako ka video. Nimba ari umuntu wize business kwa bamubwiye ati ejo saa 2 nzaguhamagara nkukorere conference call nkuhuze no mu upline wanjye, wamfashije nanjye gutangira business, agire insight yaguhereza. Making sure koko kejo saa 2 uzamuhamagara ugakora iyo conference call. Kuko abantu bakunda kubona abantu bagira gahunda, abantu bagira time management, bazi kubahiriza igihe. Iyo abonye uri ufite time management mu mikorere yawe, akomeza kuba interested cyane kuba yazaza agakorana nawe. Ikintu cya timing rero ni ikintu cyo kwitaho cyane muri follow up. Cya kabiri, ugomba kwitaho muri follow up, it's personalize your approach. Uburyo approaching uwo muntu no muri follow up ugomba kugenda cyane personally, ntago ari ibintu biri formulaire, ntago uko wankorera follow up ariko ugomba gukorera follow up undi muntu runaka. Ugomba kubuzi ive hari uko mwaganiriye mukiri muri prospecting, hari uko mwaganiriye muri closing, hari uko mwaganiriye hehe. Rero ugomba gupersonalizing. First of all ushaka gusanga ngiye narakunze product, ntago muri follow up uzavuga ngo ugiye kumuza n'umuntu wateye imbere ngo wumve ko ari byo bigiye kumfasha muri follow up, kuko ngiye nakunze product. So, ugomba gupersonalizinga bijyanye n'icyo nakunze. Ahubwo ngiye ushaka kuzamamagara ukamuza n'umuntu wakize indwara runaka, wakoresheje product za kampani agakira indwara nk'iyo nanjye ndwaye, ni numva uwo muntu yarakoresheje produit zanyu agakira, nanjye bizanyenteresa numve koko nagura za product. Urumva rero hazamo gupersonalizinga. Nimba se tuvuge ngewe ndi umuntu udakunda kuboneka, ugomba gupersonalizinga no muri follow up nkorera, ugakomeza kwibanda wibuka yuko hari akazi kanjye kandi mfite, nubwo iyo business nayizamo nabanyijemo ari second business, nabanyijemo ari business ngiye gukora part time, ntago ari business ngiye gukora full time. Bivuze ngo rero uwo muntu uzamukorera follow up bitandukanye n'umuntu wakorera follow up ubizi ko nta kazi afite, natangira business agiye kwita nayikora biri full time. Ugomba gupersonalizinga cyane. So ikindi kintu navuga kuri follow up tip ya gatatu iravuga ngo use multiple touch points. Ugomba kujya ukoresha uburyo bwinshi butandukanye bwo kwa approaching umuntu. Uyu munsi niba wakoresheje call, ejo ushobora kuzakoresha chat, ejo ukazakoresha video call wenda uri kuri company unamwereka dore habaye mega sizo hahiye, abantu dore bose bitabiriye, dore na wa mu upline wanjye ukaba uri gushyira kuri video ukabumwereka muri kumwe. So ugakoresha na video call. Hani gihe uba wigishije nk'umuntu muhuriye online akajya yumva uri kumuhamagara gusa cyangwa ugakoresha ama voice note ariko ntarakubona mu isura, wasanga no kuri profile yawe nta n'ifoto iriho. Ese uri kumva uwo muntu yabyizera bingana iki ataranabona nibura basi koze n'aka video call, ukanamwereka mu maso ukamwereka ko nta shame ufite y'ibyo uri kumwigisha, ukamwereka yuko nta bintu uri gutsimba hatatagufata nk'umutekamutwe kubera ko utari no kumwereka isura yawe. Urumva hari gihe bikeneye guhindura mu tuntu tumwe na tumwe dutandukanye. Cyo gasanga umuntu arahora acata gusa ntajya nanyuza mu ngahamagare cyangwa akoresha voice note, uwo muntu yumve n'ijwi ryawe. Rero ukeneye guhindura ugakoresha multiple touch point. Ngira ngo iki kintu cyumvikanye. Uyu munsi ushobora kuba mutumiye kuri online presentation, either ni kuri Google Meet, ariko mu gihe uri muri follow up ushobora kuzongera ukamutumira. Turaza kwibona muri point ziri hasi icyo bita next exposure. Muri exposure yindi kurikiyeho nimba ari bamutumiye online, ushobora no kumutumira offline, akazaza noneho akitabira event, akazaza noneho akitabira OPP, akazaza noneho akitabira mega sizo iri live, akazaza noneho akitabira muri seminar, mwagiye no muri outreach na mukarira herereyemo. So koresha multiple touch point, uburyo bwo gukwatacinga umuntu bugiye butandukanye. Abantu bakunda ko bavangira, bakunda melange. Ugomba rero kuba nawe making sure yuko koresha uburyo bwinshi butandukanye bwo kwa approaching umuntu. So ikindi point ya kane iri kuvuga ngo provide value not pressure. Gerageza muri business yawe, muri product zawe uvugemo ibintu by'agaciro. Umuntu ubwiwe azabe interested himself or herself
azatangire business. Apana guhamagara umuntu urimo uragenda buri gihe umushyiraho pressure. Ntago ari inguzanyo yagufasheho wenda ngo uri kumwishyuza ideni, ntago ari itegeko kuba yajoininga business yawe no bushake bwe. So we providing a value, mwereka agaciro kari mu kuba yakorana nawe. Mu gihe uri muri follow up ujye ukomeza utushe cyane mu kumwereka agaciro, mu kumwereka inyungu ze mu kuba yakujoininga, mwereka inyungu ze mu kuba yakoresha zino product kagiye gukira, nimba ariza gurira anti we cyangwa umubyeyi we agiye kumufasha gukira, mwereka inyungu ze. Apana we kumwereka kuri kumushyira kuri pressure kubera ko hari we wifitiye izindi shuguri zawe, ukeneye amafaranga wenda yo gukoresha mu buryo bwa personal mu buryo butandukanye, then uri kumushyiraho pressure, nturi no kumwereka inyungu ze abifitemo mu kuba yaza akagura produit vuba. Mwereke ko nimba ari uburwayi afite natinda, wenda tuvuga uyu munsi ashobora kuba arwaye indwara yoroheje ariko natinda ishobora kuzavamo kanseri. Mwereke rero inyungu abifitemo mu kuba we yagura vuba, ko yaba ari kurinda ubuzima bwe kuba bwazatakwa na kanseri. Mwereke uburyo uyu munsi wenda afite isukari nyinshi ariko itaraba danje cyane, mwereke uburyo kinatinda kwivuza azaba umudiyabetike ugeze kuri rwa rwego ahabwa inshinge za buri munsi akajya yitera ama insuline. Mwereke ko rero we kuba yaza agafata produit vuba ni inyungu ze. Mwereka habifitemo inyungu, mwereke value. Apana kumushyira kuri pressure utanamweretse agaciro kari mu kuba ibyo bintu yabikora vuba. Nimba ari no kwinjira muri business, mwereka agaciro kabirimo, ariko apana kumwereka yuko wamushyira kuri pressure nta n'ikintu cya danger uri kumusobanurira gituma agira iyo haraka yo gutangira business vuba. So ikindi nakwihutisha kuri point ya gatanu iravuga ngo be persistent but respectful. Be persistent but respectful. Gerageza follow up, ntucike intege muri follow up. Umuntu ushaka kumutumira ubundi ari naho turibuze kubibona ko mu kugarura umuntu kuri company mu kukongera kumwigisha bishobora gufata ari inshuro hagati y'enye n'esheshatu. The average umuntu ashobora kwiga inshuro hagati y'enye n'esheshatu kugira ngo afate umwanzuro wo gutangira business. Ariko bakatubwira hano ngo no muri follow up ushobora kuvugisha umuntu ugakora follow up n'umwaka wose. Nk'ubu nanjye ahantu nagiye ninjiza muri business maze imyaka 5. Iyo hatabamo follow up ntabwo nari kuba nkimwinjije. Ubwo ruvuga ngo habayemo follow up igera ku myaka 5 hari birashoboka. Ariko ikintu ndashaka kubwira hano, nubwo wakora biri consistent, nyine ntucike intege, ntugiving up ku muntu runaka ugakomeza ukajya umukorera follow up. Ariko nanone bizemo respect, hazemo respect. Urugero nibuze kuguha, hari nk'umuntu ukora follow up, wenda umuntu ari yamubwiye ngo ejo nzohereza amafaranga ntangire business. Ariko uwo muntu ni umubanka, akora muri banki. Uramuhamagaye mu masaha 4 z'amanywa ngaze yohereza amafaranga yo gutangira business. Either ni Megavaz, Digivaz, Technovaz, some of the big packages. Byagushyuhije umutwe kubera ko wamaze kubara amafaranga uri buhita ukorera numara kumwinjiza uwo muntu. None bigushyuhije umutwe ku buryo ugiye guhamagara umuntu w'abandi ni mu masaha y'akazi, umuhamagaye nka call zigera ku 10 zose. Hari abantu bahamagara call ya mbere yabona utayifasha, ugahamagara iya kabiri, ugahamagara iya gatatu, ugahamagara iya kane, ukuburyo ushaka guhamagara call zigera ku 10 zose. Are you serious? Ese uyu muntu naramuka afashe decision yo gufata telefone yawe akayita kublock, akagushyira muri blacklist, akahita na cancelinga gahunda zo gutangira business kubera ko ari kubona uri needy cyane, uri kumukeneye cyane, uri kumupushinga cyane, ashaka no kwita yibaza ati ubu ngubu ni amahorora. Bajya bakunda kuvuga ngo urushanye nawe umwana imbabaza abashaka kumurya. Nimba uri kumushaka cyane gatangire business, ubundi inyungu uri kwerekana ko inyungu ari ize gute, kuri kugaragaza ahubwo ko inyungu ari izawe kuba ya joining. Uri kumwereka ko inyungu ni izawe kuruta uko nawe yaba ari inyungu ze. Kandi ntabwo abantu baza muri business kubera ko bakugiriye impuhwe. Agomba kuza muri business kubera ko ubwe yigiriye impuhwe first of all. Nawe arashaka guhindura ubuzima. Hari ubuzima runaka arambiwe. Arashaka nawe kugira inzozi ze abasha kugeraho. Rero ntabwo ukeneye kumwereka ko ari wowe umukeneye, we ni wowe ugukeneye. Nimba yagukeneye kumwibutsa follow up, gumuhamagara inshuro imwe irahagije. Wakabije inshuro 2 zirahagije, ukamusigira message. Kamubwira ati rero twari dufitanye gahunda yuko izi saha uri guhereza amafaranga gufasha gutangira ya business, ariko ndabona telefone utayifashe, birashoboka ko waba uri busy cyane, nuza guhuguka ukabona iyi message call yanjye ndetse n'iyi message, uze kumamagara tubiganireho neza, nkufashe amasaha atarakura cyane. Urumva nk'iyo message uhaye uwo muntu araza kubifata nk'ibintu biri professional. Ntago yakwigira inama yo kukubloka, ntago yakugira inama yo gushyira blacklist, ntago yakugira inama yo gucancelinga gahunda yo gutangira business. Ariko nujya kumuhamagara call zigera muri 5 cyangwa 10, araza kwibaza se uyu muntu namwibyera, wagira ngo hayi deni mufitiye. Usange bitangiye kuba byana providinga negative vibe muri we, bibe byanatuma na cancelinga na gahunda yo gutangira business. So ikindi nakubwira as a point number 6, iravuga ngo keep it short and professional.
gerageza nimba nakwitabye kuri telefone uri kumukorera follow up, gerageza uvuge amagambo makeya. Hari amagambo abantu bavuga atari ngombwa. Nimba umuntu uri kumukorera follow up, urabanza umusuhuza umubaza uko ameze n'umuryango we, twarabyize muri training zabanje. Ntabwo ukwiye guhamagara umuntu ngo uyite direct umuturaho message utanabanje kumenya situation arimo. Ugomba kumubaza uko ameze n'umuryango we, nimba bari amahoro, then ukahita noneho ukompoza ya message. Ariko ukimubwira message, nimba umubajije wenda mwari mwahanye gahunda akubwiye yuko agiye kureba ukuntu yakwakaga credit muri banki, akazaza agatangira business. Nimba utangiye kumubaza wenda aho bigeze, process igeze, uramubajije aragusubije. Arangije gusubiza, nimba ari nk'umuntu mwiganye muri secondaire, utangiye no kumubaza ku bakobwa mwajyaga mutereta. Can you imagine? Ubugiye muri stories zitari ngombwa. So, gerageza guys, you keeping a very short and professional. Nimba ugiye gukora follow up, uvuga ku by'ingenzi, ku bintu bikenewe. Hari stories zidakenewe, izo muzazishakira undi mwanya. Ariko follow up ikeneye kuba ari ngufi, kuko hari igihe ubona hamagaye umuntu yibereye mu kazi, wenda ukagira Imana akakwitaba azi ko nyine uri umuntu ko kuri seri utagiye kumubwira ibitari ngombwa, utagiye kumubwira ibintu birambirana. Ariko nimba utangiye kumubwira ibintu atanakeneye, ibaze nakwibwira ati rero sorry, ntango nari mfite umwanya urambuye, reka mbe nkurese, ubwo ibyo tuzabivugana ikindi gihe. Nubwo yaba bikubwiye akubashye, ariko muri wowe wumva kubaye nk'utakaje posture. Rero ni byiza kuhamagara umuntu ukamakinga sure ko iyo call cyangwa se iyo conversation mugiye kugirana ari ngufi kandi iri professionnel. So iyo ni type yindi rero yari ya gatandatu. Type ya karindwi iravuga ngo leverage social proof. Gerageza noneho mu gihe umukorera follow up, ugenda unanyuzamo kumuha testimony. Twagiye tubibonaho hejuru. Hari aho nimba ari umuntu ukunda kuri product uri kumukorera follow up ngo azaze agure produit, ukeneye kumenya nimba yarakubwiye ko arwaye diabete, ukamushakira kandi ka video ka témoignage ko umuntu wari urwaye diabete agakoresha produit zacu, none ubu munsi akaba yarakize. Rero mu gihe uri gukora follow up, uba ukeneye kugenda unyuzamo umuhereza n'izo social proof z'abandi bakize. Nimba ari umuntu ushaka business, ashaka kwiteza imbere, nawe ni umunyeshuri muri kaminuza, ukeneye gushaka story y'undi muntu nawe ari umunyeshuri muri kaminuza watangiye business binamugoye, yewe wenda agurishije uturaptop twa muri kaminuza, aguzagujije yagize gute, ariko uyu munsi akaba nawe yaramaze kugira iterambere rifatika mu buzima bwe. Nimba umuntu yari umuganga, dufite abantu bari abaganga, shaka iyo story uze kuyimwohereza muri cya cyiciro muri cyagiye muri follow up stage. Nimba umuntu acuruza mitiyu, hari abantu dufite bacuruzaga mitiyu. Nimba umuntu ari umufundi, hari abantu dufite bari abafundi. Gerageza umuhe social proof zituma yisanisha n'uwo muntu, bikamworohera gufata decision, bikamworohera mu gushaka amafaranga muri iyo stage arimo gushaka amafaranga, bikaba byagira vuba akaza agatangira business. Iyo yari ya karindwi. Reka turebe ya munani. Ya munani iravuga ngo know when to move on. Menya igihe cyanyacyo cyo kuba wareka umuntu, kuko rega ntanga abantu bose baremewe gukora network marketing. Nigeze no kubatera story ngo ntanga abantu bose baremewe gukira. Nimba twifuza ko abantu yego bahindura ubuzima, ariko ntabwo ariko bose bazahindura ubuzima bagakira. Hari abazabuhindura ahubwo bagakena, hari abakene bazakomeza bagakena. Ni ibintu byinshi. Nkuko hari abakire bazakena, nkuko hari abakire bazakomeza bagakira, ibyo bintu ni ibintu bibaho mu buzima. Rero wikomeza ngo pushinga umuntu cyane, menya nimba wenda umuntu yakomeje kurejectinga follow ups zawe, menya nimba umuntu yakomeje kurejectinga business yawe, biri too much. Either wamugerageje inshuro 10, inshuro 20, inshuro zinga, menya igihe cyanyacyo cyo kuba wanamureka, ukareka gukomeza gutakaza umwanya kuri uwo muntu, ukareba abandi. Yego ibi ntango mbivugiye ngo uzajye wigisha umuntu nukora follow up rimwe uhita umureka. Ugomba kugerageza, kuko twabivuze ko hasi turaza kubibona ko umuntu ashobora kugerageza nibura any person in average, buri muntu wese muri average, muri moyenne, bimutekinga hagati ya appointment cyangwa se exposures enye n'esheshatu kugira ngo afate umwanzuro wo gutangira business. Bivuze ngo rero ntabwo nkubwiye ngo uzabigerageze rimwe kabiri gatatu utaranagera no ku nshuro n'eshanu cyangwa n'esheshatu, nturagera no ku nshuro 8 cyangwa 10 ngo uhite giving up ku muntu. Hako none birababaje kuba umuntu yahora ahamagara telefone imwe gusa ngo ni ari gukorera follow up, ugasanga umuntu amaze ukwezi yibanze ku bantu babiri bonyine, kandi abo bantu hari igihe wabavaho ukatacinga ku bandi, nibura at least ukaba wabonamo abazajoyininga vuba. Wenda babandi bo bashobora kuba bazabiza bafata imyaka 2 cyangwa 3 kujoyininga, ariko nibura uba ufite abari kujoyininga muri iki gihe, ukeneye abafite ibikorwa bihuse baza kano kanya, baza no muri uyu mwaka. Ntango ngo nguwo uzajoyininga mu myaka 2 gusa, ari uzategereza icyo gihe cyose utaragira undi muntu ukwinjiriraho. So know when to move on. Menya nimba umuntu bikomeje kwanga, urekure agende. So ikindi navuga, point number 9 iravuga ngo the only reason to have an exposure is setting the next exposure. Muri follow up hari ihame rivuga ngo buri ko wahuye n'umuntu
nimba atahise atangira business, at least muhave mwapanze indi exposure y'ikindi gihe muzabonanira cyangwa se muzavuganira. Ni kosa ribaho abantu benshi bakora rigatuma umuntu agenda agaherayo. Hari igihe uganiriza umuntu business cyangwa se product ahubwo ati ngiye kugenda rero nimbona amafaranga nzakubwira, nawe rwose ukikiriza ati nta kibazo, nigishije umuntu yanaba interested, ambwiye ko agiye gushaka amafaranga nayabona azambwira. Uzi ko umuntu ushaka kumutegereza amezi 2 3 bikikuba amezi 10, umwaka ugashira, imyaka 2 ikaba yashira. Ntabwo ugomba gutegereza umuntu ngo agende ashaka amafaranga nayabona azakubwira. Ahubwo mugisoza mubwira toke, nimba nayo ufite kano kanya ugiye kuyashaka, muye mwabigiye in details. Wenda agiye kuyashaka guzagujije, agiye kuyashaka hari property ashyize ku isoko, agiye kuyashaka kuko hari umushahara ategereje uzaza ku tariki z'imera z'ukwezi. Ni mu bigiye in details umenye ibyo bintu. Nurangiza umubwire toke, nta kibazo ubwo nimba ari ukuguzaguza abantu, mubwire ubwo nta kibazo ejo saa 8 nzaguhamagara, ndakeka kuzaba wabonye umwanya wo kuba wakora calls ukagira buguza, nzaguhamagara tureba abo uzaba umaze kuguza, ndebe result zaba zimaze kuvamo uko zimeze. Urumva ko icyo kintu cyaba ari ikintu cyiza cyane. So indi point rero, point ya 11 iravuga ngo condense the exposures for the better result. Ni ukuvuga ngo exposure nk'uko twabivuze, purpose ya exposure no kugira muhave musetinze indi exposure. Nimba tuvuga mwigishije business, ejo muhave basi umubwiye ati ejo rero tuzanakora conference call ejo nimugoroba saa 2, nkuhuze no mu upline wamfashe gutangira business, agire insight nawe akongereraho. Nimba ari wa wundi wa product mubwiye ati ejo wenda saa 2 nzaguhamagara, noneho nkuhuze n'umuntu wundi twahaye produit wari ufite ikibazo nk'iki cyawe kandi wabashije kuzikoresha akaba yakira. Urumva ko mwari mwahuye ariko mutandukanye mupanze indi next exposure, aho ngaho uzaba urimo neza. Noneho sasa rero nkuko twabibabwiye, exposure bifata hagati y'enye n'esheshatu kugira ngo umuntu atangire business. Ariko iyi point tugezeho yo noneho ikahita ivuga ngo condense exposures for better result. Gerageza noneho za exposure unazegeranye, kuko hari umuntu ushobora kuvuga ngo okay, nabyumvise ko purpose ya exposure ari gusetting indi exposure. Nimba twahuye mbega intego ya mbere ari uko tugomba gutandukana, twamaze gupanga ikindi gihe tuzongera guhurira cyangwa se tuzongera kuvuganira kugira ngo tunamenye follow up aho igeze, nimba ari amafaranga ari gushaka hageze yabona n'ibindi. Ariko se ko hari ushobora kubipanga gutya akavuga ati yego nabyumvise, ariko ugasanga twahuye uyu munsi akazongera kumutumira, akazongera se kumuhamagara, ya exposure yindi mbega bakayipanga mu kundi kwezi cyangwa nyuma y'amezi 2, ku buryo bishobora kuzafata umwaka umuntu atarana joininga business, kubera ko exposure ya mbere yabaye mu kwa mbere, iya kabiri bongera guhura mu kwa gatatu, bazongera guhura mu kwa gatandatu. Urumva za exposure enye n'esheshatu zajya kugera umwaka waranarangiye. Ariko bakatubwira ngo aba professional nanga ruko babikora. Aba professional ikintu bakora baravuga ati uyu munsi ashobora kuba yahuye n'umuntu live, cyangwa se uyu munsi yashobora kuba yahaye umuntu aka video, yamwigishije akoresha aka video online. Ejo azahita muhamagara call, bibe call isanzwe cyangwa video call. Ejo bundi ku munsi ukurikiyeho noneho amutumira abe yitabiriye, umuntu aze yitabire presentation kuri company. Noneho kundi munsi ukurikiyeho bakore conference call n'undi mu apply niwe. Bivuze ngo icyumweru kizajya gushira uyu muntu yitabiriye exposure zigera muri enye, ku buryo ari hahandi uwo muntu aba afite n'amahirwe yo kuba yahita na joininga in only one week. Mu cyumweru kimwe umuntu akaba yahita joininga business. So let's be professional, condense all exposures for the better result. Reka tugerageze izo exposure niyo zabenye cyangwa 5, ariko tuzikore mu gihe cyegeranye ku buryo bikabije bitarenze icyumweru kimwe umuntu utamukoreyeho exposure zigera muri 4 enye. Nibikabya nibura nibikarenze ibyumweru 2, ariko umuntu abe yatangira business. Cyo nicyo kigiye kuzatuma ugiye kujya no ibura noneho uba ufite umusaruro, buri kwezi ukaba ufite ama-sign up menshi, buri cyumweru ufite ama-sign ups menshi. Impamvu wajya kubona umusaruro ugatinda, ugafata icyumweru ugafatana ko ukwezi amezi 3 utarabona sign up, muri timu yawe hinjira sign up nkeya, nukubera ko kino kintu cyo gukondansinga exposure cyari kikiri ikibazo, cyangwa se ikintu cyo gusetting exposure mukajya kuyitandukanya mwapanze indi exposure nacyo cyari kikiri ikibazo. Nuko sora tuno tuntu dutandukanye tuvugiye muri follow up, I assure you yuko bigiye kugenda neza, ugiye gutangira ukabona result nziza cyane. Nzishimira kubona abantu banditse muri comment box bari kuvuga yuko zino tips ziri kubakorera. Nzishimira kubona abantu batangira kuvuga muri comment box yuko bari kubikoresha bikabyara umusaruro yaba kuri bo ndetse no kuri timu zabo. So ndakwibutsa yuko nimburu ari umushyashya kuri channel yacu rero, wakora subscribe ukabona ikaze rihoraho ku buryo video zose zadukora uzajya uzibona mu bambere. Nimburi n'umusangwa waramaze gukora subscribe, Imana ikomeze guha umugisha, dufatanye dusangiza abantu
abafatanyabikorwa bacu, inshuti zacu, kino kiganiro dukore share mu magroupe yose tubamo, inbox y'abantu bacu, ku ma status, abantu babashe kubona zino nyigisho. Nubikora nawe uzaba uri gutanga umusanzu ufasha abantu kuva mu buzima bubi bakiteza imbere, ufasha abantu kuba muri network marketing career batangiye bakwiteza imbere, bakabasha kugera ku ntego zabo, bakabasha kugera ku nzozi zabo. Ndabakunda cyane, thank you so much. Reka tuzabonane mu yindi video y'ubutaha. Imana iduhane umugisha.